Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje mbahaye ikaze ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bibane namwe. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Mbere yuko dukomeza reka mbanze nkusangize kuri aya magambo. Igihe ukomeje kwihambira ku narijye ukanga kwegurira Imana ubushake bwawe, uba uhitamo urupfu. Igihe ukomeje kwihambira ku narijye ukanga kwegurira Imana ubushake bwawe, uba uhitamo urupfu. Muvandimwe, nkushimiye yuko wahisemo iby'ubugingo, nkushimiye yuko wemeye yuko tuzajya tuganira ku byanditswe byera. Uyu mwanya nyemera mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye ko utwitaho umunsi ku wundi, tugushimiye yuko ukomeje kutwungura ubwenge bwo kugira ngo twige ijambo ryawe. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo ubashe gukorera muri twe kandi imibereho yacu yose irusheho kugengwa nawe. Ndakwinginze rero ibyo wasezeraniye ko ugomba kuduha tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, twagiye tubona ibintu byinshi kandi byiza, twagiye tubona ijambo ry'Imana uko riri. Uyu munsi buri munsi nkubwira yuko dukoresha isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya. Uyu munsi rero tugeze mu itangira igice cya gatanu ku murongo wa 32. Nowa yamaze imyaka 500 avutse, abyara Shemu na Hamu ndetse na Yafeti. Muvandimwe, imibereho ya Nowa tuzayikomerezaho mu itangira igice cya 6, abantu batangiye kuba babi cyane. Ndagira ngo nkwibutseho gatoya, ubwo uyu munsi tumaje kubona abantu 10 bakomotse kuri Adamu, ariko bakabaye ari 11 dushyizeho na Abeli, dushyizeho na Kayini, bitewe n'uko Kayini yaje kwica Abeli, bituma uyu munsi ibisekuru bya Adamu turi kubona ni ibisekuru 10. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko twabonye yuko Adamu yaramye imyaka 930 nk'uko twabibonye mu itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 5. Twabonye undi muntu witwa Seti waranye imyaka 912, ndetse twabonye yuko mu itangiriro rye aribwo abantu bongeye kugaruka ku Mana. Twabibonye mu itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 8. Twabonye undi bitaga Enoshi yamaze imyaka 905 nk'uko twabisanze mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 11. Tubona undi muntu witwa Kenani. Kenani twabonye ko yaramye iminsi cyangwa yaramye imyaka 910 nk'uko tubisanga mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 14. Tubona undi muntu witwa Mahalaleli nk'uko twabibonye mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 17. Uwo nawe yaramye imyaka 895. Twabonye undi witwaga Yeredi. Yeredi yaramye imyaka 962 nk'uko twabonye mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 20. Tubona Henoki waje kwimirwa akajyanwa mu ijuru nk'uko twabonye mu itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 23. Tubona Metusela. Metusela uyu nguyu niwe waramye imyaka myinshi 969 nk'uko tubisanga mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 27. Lameki yamaze imyaka 777 nk'uko twabonye mu itangiriro igice cya 5 ku mirongo wa 31. Ushaka inyunganizi ndetse n'izindi komantere twashyizeho yajya muri video z'imbere kugira ngo arusheho kunguka. Rero muvandimwe, uyu munsi tubonye uwo bita Nowa. Uyu Nowa tubonye yuko yabyaye abahungu 3, Shemu, Hamu ndetse na Yafeti. Muvandimwe rero, ndakuratse kugira ngo tuzabane, kandi nk'uko inama y'agakiza yagiye ihishurwa muri ubwo buryo, nizera ntashidikanya ko Uwiteka azakomeza kubana natwe. Nakubwiye yuko dukoresha isezerano rishya ndetse n'isezerano rikuru. Uyu munsi mu isezerano rishya tugeze muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 29. Yesu yakomeje avuga ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta uko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Muvandimwe, Yesu arimo aratanga ibintu bikomeye cyane. Aya magambo ntabwo wayumva igihe Yesu yari arimo abwira abantu bari bamukikije, amaje kubabwira abahirwa bari bo, Yesu akurikiza hano magambo. Nshuti muvandimwe, none se aya magambo urayumva ute? Ni ngombwa kugira ngo uzikuremo ijisho kugira ngo ugere mu bwami bwo mu ijuru?
Oya rwose, reka dukomeze twumve mu gice cya gatanu ku murongo wa 30. Yesu yarakomeje avuga ngo n'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugite kure, ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta uko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Muvandimwe, ndagira ngo nkubaze ibibazo bikurikira: mbese ni ngombwa kugira ngo ukuremo ijisho kugira ngo uzajye mu bwami bwo mu ijuru? Mbese ni ngombwa kugira ngo uzace ikiganza cyawe kugira ngo uzajye mu bwami bwo mu ijuru? Oya rwose, ahubwo hari icyo ibi ngibi biri kurengurizaho. Rero niyo mpamvu tugomba kwiga kandi ubushake bwacu tukabwegurira Imana, nk'uko nakubwiye ngo igihe ubushake bwawe bwose bukomeje kugundira icyaha uba urahitamo urupfu. Muvandimwe rero, nakurarikira kugira ngo dusome ano magambo ari mu gitabo cy'Abahirwa ni bande. Umwanditsi yaravuze ngo ubushake nibwo butuma icyaha kitatuvirira. Ubushake nibwo butuma icyaha kitatuvirira. None se muvandimwe, ubushake ni iki? Ni amahitamo, ni ukumva hari ibintu ushaka gukora, byaba ari byiza cyangwa ibibi. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko buri wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Rero ubushake nibwo butuma icyaha kitatuvirira, cyangwa ubushake nibwo butuma icyaha kitatureka. Rero kurekura ubushake bigereranywa no kunogora ijisho cyangwa guca ikiganza. Ndimo ndagira ngo wenda ntange urugero ku magambo twabanje Yesu ari gusobanura itegeko ngo ntukice cyangwa ntugasambane. Yesu yari arimo avuga yuko ngo nutukana mugenzi wawe ko ari igicucu, icyo gihe ugize ubushake bwo kumutuka. Ariko twongera tubona irindi tegeko Yesu asobanura ngo ntugasambane, tubona neza yuko ngo nunareba uba umaze gusambana nawe mu mutima. None se muvandimwe, ni bangahe muri iki gihe, baba ari urubyiruko cyangwa abantu bakuru, birirwa bareba abantu bakifuza kuryamana nabo? Nyamara ubwo bushake nubureka bizaba bihwanye no kunogora ijisho cyangwa guca ikiganza. Nagira ngo nk'urugero tubashe kubyumva neza. Rero biravuga ngo kenshi bigaragara yuko kwegurira Imana ubushake ari nko kwemera kubaho udafite ikiganza cyangwa gucumbagira. Rero muvandimwe, kwegurira Imana imibereho yacu, bwa bushake buzacika imbaraga Yesu akoreye muri twebwe. Yesu avuga yuko ari byiza ko inarijye yacika nko gucika ikiganza, amena, ko yakomereka cyangwa se ikamugara, bibaye ari byo byatuma ubona ubugingo. Ibyo ubona ko ari ibyago biba ari inzira yo kubona inyungu ikomeye. Amena. Uwiteka kugire neza kandi aguhe umugisha. Nyemera dusenga Imana. Mana yacu, turagushimye, tugushimiye ko ubanye natwe, tugushimiye yuko wongeye kutwumvisha neza aya magambo yawe. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo abana bawe wanyuze mu matwi ndetse nanjye yavuze, twese turushaho gukizwa nawe. Ibyo mbisabye nizeye kubimpaye mu izina rya Yesu, amena.